bavandimwe rero dukomeje, reka ndatekereza ko kuri iyi ngingo ya kabiri noneho kwibaza ese ikibanza nashakaga ni ukwerekana ko Bibiliya igaragaza ko nyine gukunda Yesu aricyo gipimo cy'uko umuntu adakwiye kuvumwa. Mbese uyu Kristo kutamukunda ni ikintu gikomeye ku buryo ingaruka yacyo ari ukugikuzimu. So turaza rero kuba dusubiza ibibazo bibiri. Icya mbere ni ukureba, ubwa mbere tumaze kureba nyine nashaka kwerekana ukuntu ari divine declarations, ni ibintu Imana yavuze tudakwiye gutekereza ko ari ibintu byo gukinisha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukureba n'iki kintu, ni nko guha umusokoro ibyo turimo twiga, n'iki kintu gipfunyitse muri Kristo ku buryo kutamukunda bikwiye kukurimbura, ndetse bizarimbura benshi, n'ubu byarabarimbuye benshi. Icya gatatu ni buryo namenya ko mukunda, kugira ngo twumve, kuko nitumara kubona ikimupfunditsemo koko turaba dukwiye kumukunda. Abana b'Imana rero bashobora kumva ukuri, bashobora kumva bacitse intege bavuga ati simukunda, ariko ikimenyetso cyo gutaka uti simukunda nicyo n'ubundi ashaka, kuko yavuze ko urubingo rusadutse atazaruvunamo kabiri ngo arurangize, ahubwo azarusanasana, azarwunga, azakomeza amavi atenebutse. Nibyo Bibiliya ivuga. Rero reka turebe icya mbere kituma Kristo uyu nguyu ari igitangaza. Kristo umwami w'abami niwe Imana yahisemo ko ikintu cyose izakora ku isi, murabyumva, kizakorwa binyuze kuri we. Niba ari uguca imanza z'abari mu isi ku munsi w'imperuka, niwe reka duhere inyuma, reka duhere ku irema. Imana yagennye ko Kristo ari we urema byose. Bibiliya ivuga ko Imana yo yaremye ibiriho byose, ariko ikanavuga ko yakoresheje Kristo mu kubirema. Ubu ni ngo yaba inkomoko yabyo, murabyumva, niwe bikomokaho. Ndazi iki kintu kugisobanuraho gatoya. Ku murongo wa 20 w'Abakorinto ba kabiri igice cya mbere haravuga ngo iby'Imana yasezeranyije byose muri we nimo ye iri. Nicyo gituma dutera kuvuga ngo amena, ngo Imana ihimbazwe natwe. Abandimwe murumva icyo kintu? Reka wenda mbere haruguru numvisha abanyadini iki kintu bakica batagisobanura neza. Ku murongo wa 19 w'Abakorinto ba mbere, Abakorinto ba kabiri igice cya mbere, kuko umwana w'Imana Yesu Kristo uwo twababwirije ibye jyewe na Silwano na Timoteyo atari ye kandi ngo abe oye, ahubwo muri we harimo ye gusa. Iby'Imana yasezeranyije byose muri we nimo ye iri. Rero ibi by'Imana yasezeranije abantu bajya babivanga, ahubwo bakavuga ibyo umuhanuzi yansezeranije. Ndashaka kubabwira ko nta muhanuzi ukiriho. Ibyo uzabishaka azaze tubiganire. Umuntu rero kuza akakubita igipira akakubwira ngo kubera isakunze, kubera kamere imwuzuye, muzabibona mu madini bashyira imbere amadarapo ya Israeli n'aya Amerika. Kamaze se nka Amerika idarapo wenda Israeli ifite aho ihuriye n'ibya Bibiliya, nubwo nabyo bisobanura uko bitari, kuko Imana yarivugiye mu Roma 3:29 ngo ese Imana ni y'Abisirayeli bonyine, si y'abanyamahanga nabo? Ni y'abanyamahanga nabo. 3:29 wa Roma. Abanyamadini rero bakabeshya, noneho ibyo azi neza umutima wa kamere wawe wifuza ari byo ngo sinzaho umurizo nzaba mu mutwe, ngo sinzakenyuka. Ibyo bintu byose akabigukubita byo kamere yawe ishaka. Ubwo ibyo bintu wabihuza ute na Pawulo uvuga ngo gupfa bimbereye inyungu kugira ngo njye kwibanira na Kristo?
wabihuza ute na Stefano batera amabuye bakavuga ati mwami n'ubu bibabareho ibi ngibi? Wabihuza ute na Aburahamu wita sogokuru yaranze kubaka inzu ifatika avuga ngo azaba mu mahema kubera ko yari yamenye ko hari umurwa wundi azajyamo nyuma y'urupfu, kuko yari afite ibyiringiro? Wamwita ute sokuru kandi udatekereza nkawe, utanicaye ngo uburwana hari ukuntu umwana w'Imana wazutse yisohokamo, urabizi, ugasohoka muri wowe mu mubiri wawe ukibaza ariko se Mana ubu ninjye uyu? Ese ni kuki mbona ibyo Aburahamu yagaragazaga nk'ibimenyetso byo gukunda Imana, aho Aburahamu yemeraga no gufata umwana we akamutamba, kuki atari komeze? Kuki mbona nakangutse? Yego yari umunyabyaha nk'abandi bose, yego yari afite abagore benshi ba Ketura n'abandi, yego nyine yari afite intege nke zijojoba iburyo n'ubumoso, ndetse we yarivugiye ngo njyewe intumbi, njyewe umukungugu, njyewe umunyabyaha wandeba ute Mana? Ariko uyu mugabo akaba mu mutima we hicayemo ikintu cy'uko ngo yarebaga umunsi wa Kristo ngo akanezerwa. Yohana 8, reka mbasomere mwumve. Yarabyerekwaga ataranaza, twe tumufite yarapfuye akazuka, murabyumva? Yarangiza ngo akanezerwa. 56 igice cy'umunani cya Yohana. Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Yesu arabasubiza ati 54, niba niha icyubahiro, icyo cyubahiro ni icy'ubusa. Arakomeza atuma icyubahiro ni Data, uwo mvuga ni Imana yanyu, nyamara nimumuzi, kandi navuga yuko namuzi naba ndi umunyabinyoma mwamwe, ariko ndamuzi kandi nitondeye ijambo rye. Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane 56 kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Mwumve igitsikamutima cya Aburahamu. Ni bimwe Simiyoni yafashe Kristo akavuga ngo, murabyumva bavandimwe, sezera umugaragu wawe yitahire kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Murumva bavandimwe? So icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko imwe mu mpamvu nyine Kristo uyu nguyu ari, navuga Imana mbivuze nubaha, mbivuze nk'umuntu, ari imari yonyine mu isi umuntu ayifite akwiye imibabaro yose kujya ayikandagira, agenda gitore nk'umwana w'umwami. Murabyumva? Nahoze soma kare ukuntu umugabo watubanjirije yavuga ngo abantu baryoherwa n'isi bakayipfumbata, bagahora bashaka attention y'amaso y'abantu, urumva, bikigaragariza nyine mu makwe bakora uko ameze, mu buryo bambara se, mu buryo bahirimbanira kwigaragaza buri kantu kose arimo, yaca ku nyoni igurutse akayifotora, yaca yasitara akabivuga, yarwara ibicurane mbese nyine kubera iki arashaka akantu k'abantu kumwitaho. Ariko bishobora kuba arangaye atazi ko ibyo bintu ari byo arimo, ariko ukibuka yakaba yabona igisubizo kivuga ngo ibyo mukora byose mubikore guhimbaza Imana. None nko gupostinga mbonye inyoni igurutse, usibye kugerageza ukuntu mbipfurika nkabibeshya, mugiye guhimbaza Imana gute? Icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko aba bagabo icyababeraga igitsikamutima ni ugukunda uyu Kristo, bakaba ari we. Uwo mugabo yavuga ngo biratangaje ko umuntu ushobora gusanga yangizwa. Bibiliya yavuga ngo ducuguze uburyo umwete, umwanya wose awumena mu kunyonyuza ibintu byavumwe. Ni ukuvuga yaba ari abana hari ingaruka z'icyaha zibageraho kubatunga, yaba ari icyo wita umubiri wenda n'uburanga nk'uko amaradiyo na televiziyo byabyerekanye, n'ubundi ishyerezo uzabora. Niba ufite igituza kiri hejuru gikomeye warakoze siporo kizagwa, uzana amabere nk'ay'abana, nk'ay'abacecuru. Niba wumva ugenda wowe ngo ufite figa idasanzwe, igihe kizagera wuname. Iminkanyari igiza amagufwa se barayabaga, hari aho zibakuramo igufwa bagashyiramo iry'umwana. So icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko iyi perspective ya eternity yaturukaga ku bantu kuba bamaze gusobanukirwa Kristo uwo ari we, niwe Imana ngo yashyizemo amasezerano yose. Yahe rero si yaya n'umuhanuzi aguha, ni ay'Imana. Imana yavuze amasezerano menshi hano muri Bibiliya. Irya mbere yavuze ko iyi si yavumwe ubwo icyaha cyabaga, bityo rero Imana izayizigamo umwenda muri Petero wa 2:3 ikayitwika. Ibyo bizashoboka gusa kubera yuko Kristo azaba aje guca imanza.
kabiri, Imana yatanze amasezerano ko izakuraho umubabaro wose. uwo mubabaro uzavaho ute? Gutwika iyi si irimo icyaha. Imana ivuga ko abera bayo iyatangiye umurimo mwiza mu Bafilipi 1 izawusohoza. Ngira igisezerano, ngayo amasezerano. Abirirwa bavuga ngo mfite amasezerano ritarasohora, ngayo ari muri Bibiliya. Imana yavuze ko uzaza agakomanga ashaka kwizera Yesu Kristo, Imana izamwakira ikamuha ubugingo buhoraho. Nimuze abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Iravuga ngo ubabaye naririmbe muri Yakobo 5. Wishimye naririmbe, ubabaye nasenge, nzakumva mbateza amatwi nimuze mu nsenge. Ayo yose ni amasezerano. Ibyo bisubizo nuvuga ngo yabaye amasengesho wasenze ahuye n'ukuri asubizwa, kubera ko Imana yarebeye amasengesho yawe arimo amafuti menshi ikayakira ku bwa Kristo. Amasezerano yose y'Imana ari muri Kristo, niho yayafungiye. Ngiki cya mbere cyo kumukundira, nuko ari we ububiko bw'amasezerano yose y'Imana. Yaba afite ibyiringiro nk'ibyo Aburahamu yari afite, yabazi neza ko gupfa kuri bari ugusinzira. Kuki bishoboka ko ari ugusinzira? Nuko Kristo yabasogongereye urupfu akaruhindura ubusa. Niki kitwigize ko kitwizeza ko nubwo isi itwanga n'iki, nuko Kristo Imana yasezeranyije mu kanwa ka Kristo ngo itorero ryayo rizubakwa ku rutare ngo n'amarembo y'ikuzimu ntiyarinyeganyeza. Ibyo byose bishoboka kubera iki? Kuko Imana irebera abo bayo yahaye amasezerano muri Kristo ikababonaho ko ari abakiranuka. Ngo Uwiteka umucamanza mbonyeho amaraso anyitukiranuka, nancira urubanza rubi. Ngiki cya mbere cyo gukundira Kristo.